imyenda nangaye ko ndufite imyenda aka naga t-shirt kameze neza hano inyuma kari cyo Rwanda agukwira neza cyane kiri aka t-shirt kakubera asana byane by'abato we nureba n'umubiri gafite ari umwenda umuntu agura ubusigaza angaye ko ndeba aragajyamo nagatubura navomenda rwose mabuja wakambara nkareba sheri uyu n'umupira mwiza cyane urakubereye ni made in Rwanda ubwo made in Rwanda uwo nawe ukunze hano mfite n'undi w'imbeho mwiza cyane none se ufite imyenda myiza uyu nguwo nangaye uyu nguyu se rama 12 mabuja ufite ibihumbi 2 umupira urafata 4 cyangwa nabwo ufite mabuja ibihumbi 4 gira 8 basi yego man ibihumbi 4 urabifata ibihumbi 8 urabimpa ariko mabuja nawe 8 byaba ari amafaranga menshi uramangara genda guye amafaranga icyabiri aya nyuma yawe kananga ndashyiraho senkani basi yari 50 icyabiri na senkani yego komana yakusko mutakigira isi ubuse mwambaye mu gitano kagize nimugoroba wacitse ati yihorere mba narayiranguye y'amenzi nayandi se basi nako oyijyanira amafaranga yawe nayandi nakongeraho mabuja icyabiri nayibye se uzagure nabandi mabuja gira ibihumbi 7 ibihumbi 4 gira 5 ibihumbi 4 urabifata nta kibazo nyine nakundi kiramo kode vuba kandi kwihuta 16 6 9 2 6 1 amafaranga nayishyizeho nizere kwa kugezeho mazina ni Benjamin Kabiri yes okay sawa urakoze wambara rero sawa banze ndebe kaje ataba nuburi ndabona yasizeho uriya mukobwa ubanza n'umwana mwiza da menye yaba ntajya njyayo nkajya kumuraza n'ubundi se Amari marare nawe kandi buhorana ufite umwana mwiza ubuzima bwaranze ariko shamana aho butwerekeje ntutugana mbere ko ufite izaduka bakoze amari wone uranguza Yesu we nuko byagenze mwana ihangane mwana wanjye ahubwo gura amafaranga ndafite nangaye kano ngaka ibihumbi 8 byonyine Rodi oya pe mu munani meshi urakigavura nka kera mpa amafaranga urayafite reka nkwe 3 dare ego kumara 3 nago nabyemera uzuza 5 ng'umupira yose se oya 5 nawe wameze pe akeza karigura umupira wawe uho dore ko abakene bo gatanga no kwaka amafaranga fasha nkore mu wishu fasha ntiwumva kalebe da barabaye umukirere ibihumbi ufite igihumbi ngarurira mwe bitandatu wahise ungurira akantu s'ubundi akira dore arabona fata igihumbi sha mukuru urakoze pe ko murusha kujyana nawe gusa iyo yambaye fashe mu gitondo zo ko mbona wishimye uramwakwe n'ukuri abantu bose twahuye nta kintu baye bamariye akira na telefone yawe yambaye ko murutse rwambaye yego ko mana ndanashonje yampaye kuva mu gitondo nta kintu na abakene kiza amahirwe nibura uyu munsi ayo kurarira ndayabonye dore deka nigende ngacure nta kibazo wakingwesha ubuzima bwo kuri munsi anzongera kugenda n'amaguru kajya gupagasa noneho nanakerewe se noneho ndasanga akazi batakamazera se ntacyo ndibagera wenzangu enda sha inamwereke ese nasohotse igipangu wagiye narindi mu gikari papa ngo wari uri mu gikari mwana wanjye rero wabonye ntabwo nzongera kugenda n'amaguru guza imodoka papa utambeshye n'imodoka koko iyi ni imodoka kubera ko nta hantu na hamwe njya mvaho ubwo mpaguruka mu rugo iyo nsohotse igipangu ngera iyo ngiye ntaravaho niyo mpamvu ari imodoka rero nawe ntuzajya ku ishuri nzajya nkubwanicaraho tugende no ku ishuri
noneho papa ushatse kuvuga yuko nazongera gukerera iyi ni imodoka ntabwo uzongera gukererwa rwose humura mwana wanjye rero mwenzana icyo nari guhamagara urakizi se urakizi ubu rero kuba naguze imodoka ndashaka ko tuzajya gusura nyogokuru wawe tukagera akabona ko twateye imbere noneho papa mbega ko igihe tuzaba turiho kwa nyogokuru babona twarateye imbere mbega imodoka mana yanjye cyazi mwana wanjye rero urabona ko mama wawe ntawe uhari urumva ngaho genda dore nanjye ngiye ku kazi ugenda ukora amasuku unateke hakiri kare ndaza saa sita mvuye mu kazi urumva ngaho genda ujye mu rugo kandi uza kugira vuba vuba kuko saa sita zuzuye ndaba nje nujya muri televiziyo dore ko abana b'iki gihe mwumva nabi oya papa ntabwo mbikora yute